kuva aho umujyi wa Kigali ufatanyije n'izindi nzego nka Ecofleet cyangwa se polisi, ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, batangarije ko hagiye gutangira igihande cyagenewe imodoka za bisi cyangwa zitwara abantu benshi. Nta gushidikanya ko Waze rimwe mu application ari gukoreshwa cyane kugira ngo abantu babone ahantu banyura batagiye muri iki gisate cyahariwe bisi. Niyo mpamvu ubona nko muri aya masaha 11 ubona ko mu muhanda hari ahantu hari umuvundo, nyamara ubundi umuntu yakaba yashaka izindi nzira. Muri ino video rero ngiye kubereka ni gute ushobora kwirinda kunyura hantu hari umuvundo watewe nuko hari abantu bahabyiganiye kandi ari igisate cyagenewe bisi. Uburyo bworoshye rero ni uko mbere na mbere wowe niba ugiye nko gutaha uba warashyize muri telefone yawe muri application ya Waze mu rugo hariho, kugira ngo nujya gutangira urugendo uhite uvuga ko ushaka kujya mu rugo. Ni gute rero umuntu ashyiramo mu rugo? Reka mbibereke. Nubwo wenda niyo waba ugiye no kujya n'ahandi ushobora kuza kwandika aderese yaho, ariko byanze bikunze akenshi iyo umuntu atashye avuye mu kazi aba ashaka kujya mu rugo. Reka rero mbereke uburyo umuntu ashyiramo mu rugo akajya akanda gusa ko agiye mu rugo bikihuta. Ubigenza ute rero? Murabona hano hasi handitseho ngo where to, niho ngiye gukanda munsi yaho. Ukandamo, ntabwo ukanda muri where to, ukanda kuri hano nk'aha ngaha, ubundi ugakanda hano handitseho home ukagumisha. Iyo wakanze hasanzwe harimo ugiye mu rugo, ariko iyo hatariho harakubwira ngo banze uhashyiremo. Nkanjye nahakuyemo, ubwo rero nkanda hano handitseho your location. Ubwo ukahita ureba niba aka kantu gatukura koko ariho kagaragaza ko ariho mu rugo. Nkanjye hano ni mu rugo. Ubwo rero kubera ndi mu rugo ndahita nkanda hano handitseho done. Ubwo mu rugo hagiyemo, sibyo? Noneho ubwo iyo ubutaha mvuye nk'ahantu ku kazi nshaka guhita njya mu rugo, nkanda kuri home, application ya Waze ikahita itangira kunyereka ko urugendo rugiye gutangira. Niyo mpamvu ubona kubera n'undi ndi hano mu rugo ntago byigeze kiri ikintu bihindukaho, mbese urabona ni akantu gatoya. Reka mbikuremo. Tuvuge noneho ko ugiye kujya ushaka kugishyiramo noneho no mu kazi, kugira ngo ujye ukanda ugiye mu kazi mu gitondo. Ubigenza ute rero? Ukanda hano handitseho work. Ubwo niba mu kazi hawe hazi, tuvuge wenda niba uzi uko hitwa, reka tujye urugero, tujye ko wenda ari kuri RDB cyangwa se na kuri BNR, sibyo? Ni urugero. Ubwo ndandikamo BNR, National Bank of Rwanda. Aho washyiramo hose nta kibazo, niyo yaba wenda ari ku isoko, aho washaka hose washyiramo. Ubwo ukakanda ukahemeza, warangiza ukamanuka hano hepfo handitseho ngo set work. Ubwo hagiyemo, ubwo mu gitondo ngiye mu kazi nakanda handitseho ngo iki work. Ubwo ikahita itangira kunyereka urugendo ibuze kunyuramo, noneho inzira ibuze kunyuzamo irazikwereka ko kananditseho go now. Icyo gihe mu gitondo uhita ujya ku rugendo. Noneho yibonye hari umuvundo, icyo gihe igushakira izindi nzira. Tujye nk'ubu Let's take Beta KN5 Road Kigali. Ku kazi iranyereka umuhanda, nk'ubu ngubu urabona yuko kubera ko yabonye ko uno muhanda wa Legacy Clinics ari umuhanda munini nyine ujya mu Giporoso, urimo akavuyo cyangwa se harimo umuvundo. Iyi sinyereka ko inzira nziza nakwinyurira ku Murindi nkazamuka ikanyuza ahandi. Noneho ibonye yuko wenda ahangaha ariho hashoboka, ariko reka turebe niba hari izindi nzira iri buze kunshisha kugira ngo byoroshye. Urabona yuko inzira yakabaye inshisha hano, tuvuge wenda irabonye yuko uburyo bwiza nigeze hano kuri Prince House ntabwo isi inyuza Sonatube. Ibonye yuko Sonatube ashobora gukoramo akavuyo kenshi cyane, ahubwo isi inyuza hehe? Isi inyuza hano ku Gisimenti kwa Rando, irakomeza iranjyana kugira ngo ishakire izindi nzira zangeza hehe? Zangeza kuri BNR. Ubwo mu gitondo ugiye mu kazi akaba ari hariya nyura, ishakisha inzira zishoboka zindi zangeza hariya ku kazi. Ngibyo muzajya mukora namwe igihe mugiye kunyura mu mihanda ishobora kuba irimo ibisate byahariwe bisi, mugiye mukoresha Waze. Ubwo hari ikibazo kindi mufite, nta kibazo mushobora kumbaza nkabasobanurira.
murakoze.